Tubashimiye ko muri kutwumva. Reka uyu munsi tuganire kuri filozofiya, iby'ibanze wamenya. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Ese filozofiya ni iki? Mu gisobanuro cyoroheje, filozofiya, ijambo rikomoka ku kigiriki filozofiya, risobanura urukundo rw'ubwenge. Ni ukwiga ubumenyi cyangwa se mu yandi magambo gutekereza ku bitekerezo. Mu buryo bwagutse, ibisobanuro bitandukanye bikurikira bigaragaza uburyo ubumenyi bwa filozofiya bwagutse rwose, ku buryo bukora kuri buri cyiciro cyose cy'ubuzima. Dore filozofiya icyo ari cyo. Dore uburyo filozofiya ikora kuri buri cyiciro cyose cy'ubuzima. Filozofiya ni ubumenyi bwo kwiga ku buryo umuntu akwiye kubaho n'imyifatire igomba kumuranga, aribyo ethics, ubwoko bw'ibiriho ndetse na kamere zabyo, metaphysics, ubumenyi bwite ku mwimerere wabwo, epistemology, ndetse n'amahame shingiro y'igenamitekerereze, aribyo logic. Filozofiya ni ugusesengura imiterere, ishingiro ndetse n'amahame agenga ibiriho, ubumenyi ndetse n'indangagaciro hifashishijwe ubumenyi bushingiye ku nyurabwenge kurenza kwisunga ubumenyi bw'ubushabitsi. Filozofiya ni ukwiga imiterere y'ibiriho, ibifatika, ubumenyi n'ubugwaneza kongera ubwenge bwa muntu bushobora gushyikira. Filozofiya ni isesengura rishyize mu gaciro ku ngingo zerekeye imibereho, ubumenyi ndetse n'amahame agenga imibanire y'abantu. Filozofiya ni ugushakisha ubumenyi n'ukuri, by'umwihariko ku ngingo zerekeye kamere muntu, imyifatire ya muntu ndetse n'imyemerere ye. Filozofiya ni ugusesengura amahame shingiro ngengabuzima mu buryo bushyize mu gaciro. Filozofiya ni ubumenyi busesengura ingingo zitandukanye zituma ubuzima buba ikintu gitangaje ubwacyo, harimo ibitekerezo, ibiriho, gushyira mu gaciro, ibihamya by'ibiriho, ukuri n'ibindi. Filozofiya ni ugusuzuma ubushishozi, karemano shingiro y'isi, ishingiro n'ubumenyi bwa muntu ndetse no gucenshura imyifatire ya muntu. Iri jambo filozofi mu gihe ryakoreshwaga bwa mbere mu gihe bwa kera, ryasobanuraga gukurikirana ubumenyi ku bw'ineza yabwo, rigakora ku bumenyi ingeri zitandukanye, igenamitekerereze rya gihanga, ubugeni, ubumenyi ndetse n'iyobokamana. Ibibazo byibazwa mu buryo bwa filozofiya, aho bitandukana n'ibindi bibazo byibazwa mu bumenyi busanzwe, nuko byo biba bijimije mu miterere yabyo. Filozofiya ishingiye ku gusesengura ingingo runaka, igacenshurwa mu nyurabwenge mu nguni zayo zose, hatisunzwe ubushakashatsi, nubwo bishobora kubaho ko bumwe mu buryo bwifashishwa muri iri sesengura bwisanisha n'ubusanzwe bukoreshwa mu kwiga ubumenyi rusange. Uburyo bw'igenamitekerereze bwadutse bufatwa nk'inzira zo kwirangaza kudatanga umusaruro uwo ari wo wose, ariko uko ibinyejana byagiye bitambuka, bwagize uruhare rw'ibanze mu kuba ishingiro ry'amahame ngengabantu, bwadukana ibitekerezo byashingiweho, amahame ya politiki, amahame mbonezamubano, imibare, ubumenyi n'ubuvanganzo, nubwo ku rundi ruhande imitekerereze ya filozofiya atari ishingiro ry'ubuzima, isi cyangwa se y'ibiriho. Abenshi mu bagendera ku mahame ya filozofiya bizera ko ari ingenzi cyane ko buri wese muri twe atekereza kuri izi ngingo mu buryo bwimbitse, ndetse ko ubuzima twabaho budashingiye kuri iyi mitekerereze nta kintu bwaba bufite. Filozofiya kandi ni irembo rigana ku mibereho ishingiye ku gutekereza mu buryo bwagutse ku ngingo zitandukanye, kandi uburyo yifashisha mu gusesengura izi ngingo bushobora kuba ingirakamaro mu bihe bitandukanye by'ubuzima. Dusoza, filozofiya ni inyanja ngari y'ubumenyi ku buryo butoroshye kwigabamo ibyiciro, usibye hari kwigenekereza mu byiciro bishingiye ku bice by'isi hashingiye ku mitekerereze. Filozofiya ikomoka mu gice cy'iburasirazuba bw'isi ndetse n'ifite inkomoko mu burengerazuba bw'isi. Muri ibi byiciro hakaniyongeramo filozofiya ikomoka muri Afurika. Mwakoze kubana natwe, naho gutaha ku ishuri.